gusa nyine uburyarya bwo buruzuye muri showbiz yo mu Rwanda ni bwinshi cyane no mushobora kwivira hanga muri interview ngo Kamaro ngavuye gutwika ngo muri BigTown urumva ngo yebana ejo nabwira nk'umuntu ati muvandimwe dore nshaka guhostinga indirimbo yanjye ngo yebana ngo none se ngo content nziza wayijyanye kwa Emi ngo ngiye ngoraje ngo gufashe go premiering indirimbo ya gute uriya mukobwa nta mwaka atera ahubwo uriya mukobwa yabuze umuntu umwitaho ngo ashobora kuba bwanatera ishabamana abantu bakaba batabizi wigeze ugura indaya njyewe sinabuzwa n'iki kuzigura ko n'ubu nzigura ari kuri za tinda singura indaya sha nta mukobwa ufatwa ku ngufu umukobwa ubwe ni ukuvuga ngo ahubwo umukobwa we ni ugufata ku ngufu aza kugusura yambaye imyenda iri buze kugukurura ku buryo wowe ubwawe mind yawe iri buze kugenda urumva ukibagirwa ko adafite n'imyaka y'ubukure none ubwo abasore nihe nama noneho wabagira nabagira inama yo kugura indaya nta kindi indaya zitanga amahoro bro urajya gufunguza iki wamuniga we waguze indaya zo kuri online ko zuzuye ikofi yawe ukayirya neza baramutse batweretse nk'amashusho y'abantu barize baririra Jay Polly bavuga ibigwi by'uko bari inshuti bakakwereka niba hari uwageza musura imageragere wasanga 98% nta numwe. Yes, nizere ko mumeze neza. Mbifurije amahoro y'Imana kuri kamera za BigTown TV. Wewe kandi sabu ndabigushimira. Ariko nshobora kuba nangi iki kiganiro utameze neza. No kuri ndakwifuriza kumera neza. Kamaro 2 in 1 Kigali, 2 in 1 Bujumbura, Kamaro complete. Kamaro bundi yambaye yamyendi ihisha ubusaza. Yeah man. Akana akarangi ko muri Sadori nimba nambaye sha. Niko basiga ku kibambazi cyari cyararaburije ukajya kubona ukabona kirongeye kiratse. Umunako ni Plascon. Niryo uri kwamamariza? Oya ndago ndi kwamamariza Plascon nyine nuko nzi ko bafite akarangi keza tu. Nje ntago njya namamaza. Ako kantu sina ako kantu nago ari kisawa mwana. Ngutese. Nta biceri bampaye. Yes, Kamaro no muhitinze wakamejeje nubwo yamujije ngo simbivugaho. Kamaro ari mu bantu bahozeho. Ya men nahozeho urumva ariko guhoraho mani ngiye iratereme ntago ndi kuyikunda mani wahozeho ni Nyagasani wenyine ni nawe uzahoraho urumva ariko kuvuga ati wowe uri wa kera kuba wenyine ntuze Bruce Melody yabivuze nawe aserereza bahati yari kuvuga ati wowe uri wa kera uri wa hambere ariko kuvuga ngo wahozeho ni Nyagasani wenyine ni nawe uzahoraho impamvu yabivuze nuko hari abantu abona akabona nyine bamurusha imyaka none se bari gukora subira inyuma. Ako Melody n'umwana hari umwana wuzuza stade mwana hari umwana ukurikiranwa ku rukuta rwa Instagram ari umuntu wa kabiri mu gihugu uwo muntu aba ari umwana indese oya Bruce Melody urabeshye ninde wundi se habanza Shadibo nyine Bruce Melody n'ukurikira agakurikiraho perezida wa repubulika ntabwo tujya tumubara muri abo bantu urumva ntabwo tumubara kuko we n'uwundi afite urundi rwego abari ku mbuga nkoranyambaga Bruce Melody ashobora no kutaza no mu bantu 10 ibyo uzakorera research witonze uzabibona tugende turebe Bruce Melody niwe nukuvuga ngo ni kuruhe rubuga ku rukuta rwa Instagram niwe muntu ukurikira Bruce Melody niwe kabisa niwe nukuvuga ngo ngewe nziko Bruce Melody habanza umukobwa witwa Shadibu Kamaro utumye njya gushaka ibintu bishaka witonzerega ibintu bihinduka buri munsi ushobora kuba utaruherutse ubone umaze igihe kingana gutubireba kona ninjoro nabirebye Bruce Melody nguyu ari verified kuri Instagram Bruce Melody afite aba followers 555 uwo ni Melody amaze gupostinga poste 1166 amaze gufollowinga abantu 200 uwo si Melody reka turebe Medi reba witonze Medi tamenya se noneho Medi inkora mutima ibyo bintu ntibiza kudutinza mwana waje kubireba witonze ukabihashtaga nagari Medi uyu mbonye kuko Medi nari mbonye ibese nibyo yaba afite abantu 200 gusa oya ibihumbi se Medi afite aba followers 745 ese gukurikiranwa cyane ubundi icyo ari cyo buretse se naga ari aba followers nyine sinaba followers niyo twajya guteranya imbuga zose za Medi umva ko mwana wa muhungu gukurikiranwa cyane urumva ntago biva ku ba followers my friend kuko none se reka nkubaze
ubwo rero abantu babaye aba followers rero bagaragaza ko umuntu akurikiranwa cyane, ubwo wakabaye urumva abantu bose bagufollowinga, wakabaye ugira like zingana n'abantu bagufollowinga. Oya none si cyangwa se ukagira na views urumva zingana nabyo, ntago ari uko babibara. No kuvuga ngo iyo hari abantu baba bari verified, sibyo? Ariko noneho wenda tuvuge wenda hano mu Rwanda ugasanga nka Shadibu wenda Instagram iramuhemba. Iyo bakurikijeho rero Bruce Melody nkuko nabyumvise bakavuga ngo ni wa kabiri ugiye kujya hembwa na Instagram, no kubera ko ari ubukurikiranwa cyane nyine. Umuntu wabikubwiye ko yakubeshye Kamaro. Reka tureke kuwambeshye, tureke no by'ubundi abembwe tubyihorera. Twiganirira ibyacu. Ni Kamaro mwarabumenyereye. Turimo turabinjirira muri deal zabo n'ubundi nta kintu kimari. Aravuze ati Bahati, kandi Bahati ni mushuti wawe muranaganira, ati yahozeho, ati yakagombye kuba ari mu biboro bya ba Masamba nawe ari mu Kama wowe uri mu cyeciciro. Nje nta rujindiri nta wivuga amabi kuko ameza hari, urumva mbaza ku bandi, abandi nabo nibaza bazamvuga. Sibyo byiza ra mbaza ku bandi bari bo mvugaho, urumva njewe ntago shaka kwivuga. Nje umuntu nshaka kukubaza kandi inshuti yawe ni DJ Bob. DJ Bob ni mukuru, urumva, ariko nta nubwo nzi imyaka ye byanyabyo kubera ko ntago ndareba ID yiwe, gusa icyo nemeza cyo ndashidikanya nuko atabuze 43. Ntago ari myinshi n'utwaka duke, ariko byibura umuntu abatubutse abakuzemo. Uzi imyaka 43? Ntago ari myinshi cyane man. Jyewe nawe ejo bundi uzaba uyifite bro. wasanga nanayifite. Ntago ari ibintu bitanu, ntago ari 43 mane ni myinshi. Uzi vizi y'abari ebyiri. Erega abanyarwanda baravuga ngo umuntu akura ajyayo ntago akura avayo. Yes, rero ni Kamaro ngiye ikibazo cyane nshaka kubaza. Hari video yawe wanabivuze ariko ntago wabivuze kuri BigTown. Hari video ya trendinze uri gukubita umukobwa ngari kunywa urumogi. Hari aho nagaragaye mu kubitara, uri kuvuga ngo umukobwa yaryamye yahwereye, uri kuvuga ati nimwe mwica abantu. Byari byagenze gute? Zira ni prank, ntago ari ubwa mbere mubona ama prank yanjye. Ese ugeze ubona hari ribu ugeze impamagara uriya mukobwa ntazi ko mu Rwanda hari ubutabera. Iyo nza kuba namukubise bikanagaragara kuri social media atari agakino ka prank cyangwa se atari filime turimo, hari kugaragara yuko nitabye urukiko. Nawe bari kugutumira nk'umunyamakuru ugomba kuza kumenya ibyo bintu uko bimeze, n'ubundi kaza mukambaza wamuhoraga iki. Niyo mpamvu nyine ubona nta kibazo cyabaye. Yari prank ashaka gusohora kuri racano yanjye shyashya. Kamaro umaze kuba icyamamare ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye pe. Hano mu Rwanda nta muntu utakuzi, ubwo umuntu utakuzi nuko adakoresha social media. Nawe umaze kubona ibintu byinshi hano mu Rwanda pe. Byinshi. Ariko hari inkuru imaze iminsi iri gutrendinga, nejo warayibonye, y'abadaso bari gukubita bari kurwana na baraba bebe. Kama wowe yuza ngo kuba nk'umudaso wari kubigenza ute? Ngiye ndi umudaso nakiruka. Kugira nkubitwe nambe n'imyenda ya leta nakiruka, noneho nkirukangira mu bundi buyobozi cyangwa nkirukangira muri polisi, nkavuga nti mu ntabare ndi kurenganywa. Ariko niba umudaso yarahagaze agashaka guhangana n'umugore, umugore akamukubita, no kuvuga ngo ndi polisi y'igihugu nafata umudaso, urumva nkamufunga, uriya mugore urumva akaba ari we ngira umudaso. Gute? Nyine namugurane. Ni polisi y'igihugu nafata uriya mudaso wakubiswe yambaye imyenda, yambaye uniform, nkamufunga, narangiza ngafata ya myenda wa mudaso yari yambaye nkayambika uriya mudamu wamukubise. Nuko nabikora. Icyambere cyo abagore barusha abagabo imbaraga. Ahako si urindiye kurwana n'umugore kubera iki? Ubundi umuhunze ko bambaye imyenda ya leta, urumva atagiye kugukoza isoni mu bantu, ukamuhunga ukajya ku ruhande akazi n'inzego zibishinzwe zigahana uwo muntu, byagutwara iki? Aho kugira ngo usebe, urumva usebera imbere y'abantu byitwa ngo uri umusirikare. Umudaso ni umusirikare, urumva nose si umusirikare. Umudaso ni umusirikare da, umusirikare. Nose ko abasha kuvuga ngo hagarara, zana ibyangombwa byawe, cyangwa se akabwira ati ibi nibi ntabwo yemerewe kubikora. Nawe ari nk'umusirikare, sibyo? Naho kugira rero ngo umuntu asebe akubiswe n'umugore yakiruka, urumva uwo mugore akazakurikiranwa, urumva n'inzego z'umutekano. No uvuga ngo uriya mudaso ngewe namufunga ngafatira myenda nkayambika uriya mugore. Aya mwana icyo gihe kwaba ari gushishikariza abagore ngo badiha abagabo.
oya none se yamukubise kubera ko abagore nta burenganzira bafite nako abagabo nta burenganzira bafite ntabwo aricyo bapfuye ushobora kuba ari nk'abagore bazunguza wenda bakaba barabatse nk'ibintu bacuruza nyine niko mbitekereza sinzi nyine ukuntu inkuru imeze nakabonye kari gutrendinga cyane kari akantu ahantu hose ariko ese kama birakwiye ntago bikwiye nyine niyo mpamvu umudaso yagombaga guhunga akegerayo urumva tukareba kuri mugore amukurikirana ariko haraho nabonye umugeri w'umudaso ahantu nabonye umugeri w'umudaso wo kubita umugore ndetse nabonaga ari abadaso banuze babiri n'abagore babiri hari ahantu nabonye umugeri usa nkaho ufashe umugore gutya ukuntu wa wundi yaragiye amusanga ari kwigira gutya ahita ahindukira ahita afata wa wundi aramuzunguza mbona kubise hasi ndavuga nta bagore nibishaga bakabise ibaza ari nk'umugore wawe uri gutrendinga kuriya arimo adiha umuntu ya trendinga nanjye natashye ariko narumusigiye ya trendinga yasanga mu rugo umva ntabwo natwabona ka video karaje ati ngwino nkumene ya trendinga urumva yataha n'abakarara wenyine umugore ukubita abantu mu muhanda se urumva umugabo wo mu rugo bataramubajije gore umugabo ushobora gusanga hari inyama zimwe na zimwe ajya kwicara agahengeka ibuno bamutoye baramukubise ibinyafu ari inyama dafite ari inyama dafite umugore ntacyo namenya navuga man mfite ubwitonzi bwinshi cyane ntekereza ko n'ubwonko bwanjye muri iyi minsi bwitonze cyane ntabwo byisara nka kera aho ari nuko wenda nanarwaye maze iminsi ndwaye ibintu by'amasenezite n'ikirumva nta nubwo ndi kuvuga neza ariko hatagira umunyarwanda uvuga ngo ngiye mfite inzara ngiye ndi ikirara kizi kwishakishiriza ntago nagira inzara njyambona muri commentaire ngo uvuga ufite ngo umeze nk'umuntu ngo umuntu ngo utariye ngo ibiki ibyo bintu ntimuzajye mubinzana aho ngiye mfite ibyo kurya iwanjye urumva maze iminsi rero mfite ikibazo cy'imihumekere itameze neza ikindi kamaro uri mu bantu batangaje ati mfite kurongora mu minsi ya vuba ariko imyaka ibaye hafi 8 ukibivuga yewe niba ntararongoye narasibye ndongora iki ntabyo ndongoye maze ndore urumva ubwo se wararongoye cyangwa warasambanye nararongoye bwari ukurongora no gusambana byose si ugufata igitsina ugakinjiza mu kindi byose ni kimwe nta gusambana nta no kurongora reka niba kurongora ari ukurongora mu kanwa byose ni ugufata igitsina ugakinjiza mu kindi byose ni kimwe nararongoye naracotse niba ntararongoye narasibye uzumva afite imbabazi azaza ndongorere cyangwa aza n'umugore mumurongorere mumbabarire ako kamaro buretse tandukanya gusambana no kurongora ukajya mu murenge ugasezerana ugakora ubukwe ni ryari se tutajya mu mirenge ntabwo tujya duherekeza y'abantu tukajya no gufotorera y'abantu yewe nta gihe ntazajya mu mirenge tujyaho buri munsi niba ushaka kunkangurira kujya mu murenge kujya kwisinyana n'umukobwa ntabwo bizaba vuba ni ryari nta ryari byihorere bireke ndongora iki se igihe narongoreye sinacotse nararongoye n'ibiti biruma n'ivumbi riratumuka urumva nyikeneye iki ko kwa mugabo yewe ntabyo ndongoramo ariko kamaro reka nkubwire hari ikintu bita kuba umugabo ugafata icyemezo ni ryari se ntari umugabo nararongoye ivumbi rigatumuka cyangwa ugiye kumbaza ngo none se mwamurongoreraga mu gitaka ngo cyangwa igitanda kiri ivumbi ntago ari byo nshatse kuvuga dore ko nawe rero wibarishwa bya nyirarureshwa mbaza ibindi ariko waracotse naracotse ntago nkeneye kongera kurongora urumva ntukibikora mbikora mbishaka w'ikigo naberekeye mwabana mwe ariko ndi kugucubya ibintu uri kuvuga nturi gushaka kubera yuko ese uri kumbaza ngo ibyo kurongora gukora mariage iriya nzayikora ryari nzayikora afite imyaka 52 nzashakaga kumikansajisha kubera yuko uzaba winjiye muri cya cyiciro wavuze abasaza batumye tudashaka nta kibazo nzashaka inkumi nsajisha urumva nase ubu nahereye umunsi nkubitwa nkazagira imyaka 50 ntaramugaye ntago arebye ibyo dasobaye kore so yabimbazagaho mu kanya none se umugore umeze kuri yamuzanye mu rugo akampondagura urumva nazaje kugira imyaka 50 bimeze gute nzafata wa wundi uzandeba akagira impuhwe akavuga ati nta kundi nakamwihorere n'umusaza ari saza yatangwa mu maboko muto bituma ukorera abana bawe abana banjye se
kubyara ntago ari inshingano za danje umuntu wese afite ku isi. Uza abana bari hano mu isi abantu bakeneye kurerwa bagahabwa uburere bwiza ndetse bagahabwa n'ibyo bakeneye. Ni benshi cyane. Ushobora gufata n'umwana w'umuturanyi wawe ukamurera amana akakubera umwana. Ntago ari ngombwa ngo ubyare urumva kuko ngo bazakwibuke. None si yo wapfuye bakakwibukura bimenya ngo bazakwibukira kurinde when you die sibyo. Niba wapfuye kukwibuka bizakuzura. Ni ukuvuga ngo bazakwibukira ku mwana wawe. Ibyo ntago nyanumvikana n'abantu bavuga ibyo bintu. Gusa nyine uzi ikintu bavuga ngo umwana imfura isana se cyangwa umwana iyo isapfu yazungura se. Imfura isana se ndabyumva. Yamara gusana se bikagenda gute? Bikaba ikiragano cya kamara. Nkabijyana muri banki bakampiguzanya. Nkagenda nkabizana hano muri beneri nkababwira ngo ni mu mpinzu nkayibamo kubera ko imfura yanjye isa nanjye. Cyangwa kubera ko nsa na papa. Ibyo bizatuma amashuri bayanyishyurira nige na kaminuza nsoze ngire bachelor's degree kubera ko ngiye nsa na vie. Ibyo bintu byo kubyara abantu benshi babyibeshyaho. Niyo mpamvu usaga nk'umuntu ucuruza agataro afite nk'abana 5 urumva. Ugasanga nk'umuntu utifashije udafite imibereho afite abana kandi atagumbye kubyara. So njyewe rero ntago kubyara kwanjye ari ibintu biri hano hafi kuko njyewe mu gihe mbona afite ubushobozi abana nzababona rwose. Ndabizi ko ari n'abazambeshyira ati wanteye inda mu gihe iki niki none umukobwa urakubeshyira ngo wanteye inda. Ntago yambeshyira kubera ko abona uyu munsi nta mafaranga mfite. Muretse mbaze ngira umufungo wirebera abana bazampundagazaho. Abo nabyaye abo ntabyaye abo bazambeshyira urumva nzaba mfite abana mu rugo uzagira ngo ni muri Orpheline. Na Bruce Melody bagiye bamubeshyira abana benshi. Baracyamubeshyira bari bamubeshyira se. Baracyamubeshyira. Buri mukobwa wese nayikojejemo azaza ambwira ati wanteye inda. Uwari we wese azaza ambwira ati wanteye inda kandi warikingiye. Ntange rero ndebe mbone amafaranga ndayafite nta kibazo mfite cy'imibereho apomvuga ati nta kibazo ntago tujya kureba ngo DNA zana umwana wanjye hano mu rugo murere byo se bitwaye iki. Ibintu ni gushishikariza abanyarwanda urumva bikwiye. Ngende kubwira abanyarwanda ngo ugomba kurongora ufite ikintu kiri butunga umwana wawe urumva nuko utari kubisobanukirwa neza. Ari ibintu bateguye apana kuvuga ngo runaka ari kukubwira ngo kora bino bintu nkazamugutungira uwo mwana wawe. Sibyo? Uzwara abantu benshi bakoreshwa amakosa n'abana babo ndetse n'abagore. Ugasanga nk'umuntu atangiye gufata imipango itari myiza kugira ngo abone amafaranga abashe kubaka umuryango we hato ndetse akanicira n'inzira zibusamo. Ejo bikamuvana ahandi bikamukubita muri gereza. Ugasanga nk'umuntu afunzwe imyaka 20 kubera ko yagiye gukora icyo bita black deal. Sibyo? Amaze kubyara abana 3 afite umugore, abana bakeneye kwiga, akeneye kuba mu nzu nziza, umugore akeneye ibinibi, akeneye essence y'imodoka, akavuga ngo ngomba kubona miliyoni zije icyarimwe 30. Kuzibona ni gute? No kujya kwiba bank. Uri kubyumva? Niyo mpamvu kurongora no kubyara ni ibintu ugomba kwitondera ntago ari ibintu byo gupfa ngo ngo runaka yarongoye. Bruce Melody yarongoye. Bahati Makacha yarongoye. Ngo wenda ngo Platini yarongoye ngo nawe uje wirukanka ngo urarongoye. Uzi uwo muntu yarateguye ibintu bye gute? Uza ari mwene nde uzakomoka he? Uzi niba yaravutse konti iri bloke? Urumva? Bayishyiraho amafaranga. Ntago ububizi so no kagiye wirukanka rero ngo wirukankire kujya kureba ngo mugenzi wawe yageze ino step urumva? Ngo wumve ko ugiye kwiyangaje gukora ibintu kandi mu by'ukuri ejo bikazakubiza icyuya. Sibyo? Aho ngaho rwose abantu bakora ibyo ngibyo nabita karabapfa. Wowe kuri kuvuga gutyo ngusa ubu nta mukobwa ushobora kuba wenda arabaza ati ngiye Kamaro wanteye inda ukaba wamwihakana nka babajama bari hano hanze. Ntago reka numvera. So ari umukobwa witwaga ntago ndibuvuga izina rye nako ashobora kubyumva agahita babara. Hari umukobwa ugize kumbwira ngo namuteye inda. Ariko uwo mukobwa impamvu ntago nigeze mubwira ngo ntago naguteye inda. Yarambwiye ngo namuteye inda ngo nitubane. Urumva? Namubwira shoya ndabwira njyewe numva ashize nk'imyaka 6 cyangwa 7. Ndabwira njyewe rero ntago mfite gahunda urumva yo kugira ngo tubyarane nge nawe kubera ko ntago ndagira igihe cyo kwiyangaje gushaka. Ndamubwira sinzi ubundi buryo twabikoramo urumva niba ufite ubushobozi bwo kuba watunga umwana ubwo wagenda ukagiye wanyu nkajya ngufasha urumva ukamurererayo. Ariko njyewe ntago ndafatisha nanjye ndacyashakisha. Urumva? Ntago ndafatisha sinshaka kuzabona umwana yabwiriwe landlord nawe ari kumbwira ngo nyishyurire inzu
urumva n'umugore wanjye mbona yambaye bodaboda zacitse ku biti ndavuga ni sha wapi kabisa umukobwa hashize iminsi ararongorwa abantu n'umugabo niba umwana babyaye wa mbere ari wo wanjye niba babyaye wa kabiri ari wo sinzi ukuntu bimeze ariko abana n'umugabo uyu munsi urumva we yashakaga kurongorwa cyane ashobora no kuba yarambeshyaga nta n'inda namuteye ariko uyu munsi abana n'umugabo ko nta n'umwaka washize icyo gihe adakoze ubukwe ubwo bivuga ngo wari ugiye kurera umwana utari uwawe oya ashobora kuba naranayimuteye iyo nda ariko we yashakaga kurongorwa nyine so niba arashaka kurongorwa rero kuri haraka ngewe ntabwo nari mfite imbaraga zo kurongora icyo gihe n'ubu ngubu ntazo mfite zarashize ntabwo zashize imbaraga mvuga n'iz'amafaranga man erega ngewe buryo na puraninze kurongora kugira ngo ngire urugo butandukanye n'uko wowe ubwumva nshobora kuba n'ubwo mfite ibintu bishobora gutunga umuryango wanjye pe ndanabifite dere kuko ndi n'umuntu ufite ubwonko utekereza ntabwo nabura igitunga umuryango ariko ntabwo wenda umuryango wanjye uburyo na puraninze ko ugomba kubaho nibyo wenda ntarageraho kugira ngo niyangaje kugira famiye naho ibindi bisanzwe byo kurya ibirayi ibiro 5 by'ibirayi bya buri munsi inyama rimwe mu cyumweru umuceri imboga z'inuza za dodo n'inyabutongo n'isombe sha ibyo nanjye nabigira n'inzu nkayishyura ariko siko nabipuraninze ntabwo ariko nabiteganyije yes uwo ni kamaro ni kabitekereza hariho abantu bumva umuntu avuga ikintu rimwe na rimwe bakumva ni brag ariko haba harimo n'amasomo kamaro mbabare tujye kuri no point ya Jay Polly nongera mvuge ngo rest in peace kuri Jay umusaza bamwita kabaka w'abadongo yarigendeye wajya ugaragara uvuga ngo hari abantu ngo bari kurira ngo ku mazina ngo ku izina Jay Polly yubatse wabishingiraga ku cyo bivuga ngo hari abakobwa ngo batangiye ngo kuza ngo urabona ngo byagenze gutya ngo n'abantu bagiye bagaragaza uburyarya benshi ku rupfu rwa Jay Polly nk'umuntu wabaye muri ino industry washingiraga ku cyo uvuga ngo abantu benshi bashatse kurira ku rupfu rwa Jay Polly nyine nuko mbizi ko iyo umustar apfuye abantu benshi baravuga hakaba n'abantu baza bamwiyitirira ko bari inshuti hakaba n'abantu baza bavuye ikantarange bakaza gukoresha amakampeni ngo yo kumugirira neza no gufasha imiryango ye ukibaza abo bantu ko aguye muri gereza byibuze banafataga iya mbere bakamusura kugira ngo tubone ko urwo rukundo bari barufite baramutse batweretse nk'amashusho y'abantu barize baririra Jay Polly bavuga ibigwi by'uko bari inshuti bakakwereka niba hari uwageze amusura imageragere wasanga 98% nta n'umwe nibyo ngiye navugaga no kuvuga ngo yababaje abanyarwanda bose muri rusange urumva twese abafana n'abatari abafana ndetse n'ababanye muri industry yo mu Rwanda ariko nta mutoni utaramusuye imageragere wo kuza kuvuga ubugambo bw'uburofa sibyo nta mutoni wo kuza kuvuga ngo uyu mutipe ngo twari turi mu rukundo ngo byari bimeze gutya na gutya w'umukobwa azavuga ibigambo by'amafuti nk'ibyo ngibyo nibyo binashaka kuvuga nyine Jay yarapfuye yaritaye sibyo ejo bundi tuzabona ibitaramo biri gukorwa bavuga ngo igitaramo cyo kwibuka Jay Polly sibyo abazagitegura n'ubundi bazakomeza barire ku rupfu rwe nuko nkuko nyine umustar ameze indirimbo ze abantu bayobora nuze cyangwa se abantu ba managing YouTube channel indirimbo za Jay Polly zakomeza ngire gute zinjiza amafaranga urumva ubu zaranayinjije kuko muri iyi minsi ishize ntekereza ko indirimbo ze za trendinze cyane urumva bitewe nyine n'urupfu rwiwe ko kurwateje isaganye n'abantu benshi bavuga ati agiye akiri mutoya bimeze gutya na gutya urumva nibyo rero nkubwira ntago dukwiye kubigira iturufu yo kugira ngo tubone ukuntu tubona amaramuko ahubwo ubwira umuntu ngo rest in peace ufate indabyo ugende ushyire kumva ye hanyuma utegereze nawe umunsi wawe naho ibindi byose uza kuza ufitira byo hirya no hino balong of a fuck man yes uwo ni kamaro uko ni nakabyumva kandi ni nabyo tugabanya ikintu cyitwa man ino boro yacu no industry turimo irimo ikintu cyitwa uburyarya bumwe buteye undi bajya bavanga indyarya himwa n'indyamiriza ngewe umunyarwanda we tubanye neza nyine tuba tubanye neza wo tubanye nabi tuba tubanye nabi urumva numva ngo ngewe sinagusuhuza dufitanye ikibazo ntago ariko meze pe ndakubwira ngo mva mugabo dufitanye ikibazo kimeze gutya na gutya tugicoce cyangwa tukihorere ukamira ati tukihorere cyangwa se tugicoce twamara kugicoca tukabana neza message nkayiguha tukayadura tugasangira tukagira gute ariko iyo mbona udashaka kugira ngo twumvikane ubwo ugenda mu nzira yawe nanjye nkagenda mu yanjye urumva
gusa nyine uburyarya bwo buruzuye muri showbiz yo mu Rwanda ni bwinshi cyane. N'umwe ushobora kwivira ahangaha muri interview ngo Kamaro ngavuye gutwika ngo muri BigTown urumva ngo bana ejo nabwira nk'umuntu ati muvandimwe dore nshaka guhostinga indirimbo yanjye ngo bana ngo none se ngo content nziza wayijyanye kwa Emi ngo ngiye ngoraje ngo gufashe go premiering indirimbo ya gute uri kubyumva ugasanga nk'umuntu ari arabyanze tu kandi mu by'ukuri ngewe kuza hanga kuganira n'abakunzi banjye cyangwa se n'abakunzi ba BigTown ntabwo ntekereza ko ari ikintu kibi ni nkuko najya kwa Yago ni nkuko najya kwa Murinda habi no kwa Sabe ndetse no kuzindi TV zitandukanye sibyo ngewe ntabwo nyamvuga ngo ngomba gukorera hanga ngomba kujya hanga gutya na gutya oya niba nakoranye n'umuntu akaba yanyishyuye amafaranga aba yanyishyuye nyine niba namwemereye ko mukorera akazi ari free aba ari free nyine tujye tubaho mu buzima bwiza urumva kuko ubuzima bwe nitwe tubwitera gore umuntu apanitse yabyimbye ameze nabi so urumva wapi man Kamaro warakijijwe narakijijwe man narakijijwe kabisa nabaye cyana cyiza manini yes uwo ni Kamaro kama muri no minsi noneho ikintu kijyanye na social media kimaze gufata urundi rwego kama wemera ko hariho umuntu ubaho utera umwako abantu ntago batera umwako ahubwo buri muntu wese agira ibintu yagenewe azahura nabyo so nukuvuga ngo uyu munsi ushobora kuba waramukanye ko nk'Imana ishobora kuvuga iti cyangwa se mu byo nandikiwe Kamaro azava muri interview kwa Emi wenda agira akora accident n'urugero urumva akaguru ke kavunike cyangwa se gacike narangiza ibyo bintu byambaho abantu gatangira kuvuga ngo we ngira interview yaravuyemo ngo uramutipa atera umwako bire ni ibintu umuntu aba yandikiwe bro muri destiny yawe hari ibintu bigomba kuza nyine bitagomba gusibira niba koko urumva uri bupfe ntago gupfa ari umwako gupfa ni ibintu byagenwe sibyo ubwo nyine iminsi yawe yo kuba kwisiba yagenwe ugomba gutaha niba uri bufungwe gufungwa ari gufungwa gafungurwa n'igi ufungwa ugaheramo ibyo ntago ari umwako ubwo nyine ni ibintu wagenewe ko bizakubaho mu buzima kandi ahantu wagomba kubikwepera so nta mwako ubaho ntawe mwako se niki none se ko bavuga ngo Wamupeti witwa Sharon ngatera umwako uriya mukobwa nyine bavuga ngo wari kumwe na Olivier uriya musista rero ntago muziho ibintu byinshi saga muziho ni n'amasenezita ameze nabi saga muziho ni za zinde nyine ngo zuko yagiye gusura ba Kevin Kade na ba Davis bakabafunga ariko ibyo byo abantu benshi baravuze ati uyu mukobwa atera umwaka bitebwo noneho narebaga commentaire kuri kino kiganiro yagikoze nandera akubanza kiri ni wanyu ni kwa Yago yagikoze kwa Yago abantu bamubwira ngo ebana nguru umutera mwaku ngibiki nibiki ngo reba ebana ko nera namupostinze ndavuga ngo Sharon ni umwana ni mumufashe ariko none abana baravuga ati none se ko ba Kevin Kade byababayeho na Olivier kamubaho mwagiye mumbabarira byarabaye rero kamubwiza ukuri ubundi Nyamirambo habaga umusaza yitwa Mujanga yabaga hariya ngo niwe wavanagamwe abakobwa umwako yabaga hariya usanga ujya kurya nyuma usanga winjiramo muri iriya nzira bita ngo bahita kuri Rubavu niba ko kabizi ko ashobora kubatera umwako azajya kureba Mujanga niba atarapfa Mujanga murongore umwako wose nyine Mujanga yarawugumanaga ngo akawukura mu bakobwa abakobwa bajya kwirongoza kwa Mujanga none sinabyemera kari byo nyine nandi kukubaza ukavuga ati habaho igeno ry'umuntu hari igihe umuntu ikintu kiba rimwe sibyo ntabwo nge mbyemeza nubwo turi kumudisinga atagira umuntu byumva nabi wenda nuko kukubaza kuko imyaka ufite nyemerera kukubaza sibyo imyaka suyizanye ute ni warasaze man ngaho mbaza ndayifite inyemerera kukubaza umwaku ubaho nimba Olivier Kwizera ageze Imana avuye muri laboro yarari sibyo avuye muri iriya kese yo kunywa ibiyobyabwenge phone yawe itava mu mufuka man oya nagevamo noneho bamuhamagaye mu ikipe y'igihugu yigiriye live n'umupeti mu gitondo ati uratashye ntago wari umwaka none se umwaka wo kuri Instagram ubaho tujye tuvugisha kuri byibura iyo baza kuba wenda
banahuye bagakora imibonano mpuzabitsina wenda Olivier akabanza kumva ku munyu undi nawe akumva ku isukari handi akavuga ati yibura nanadubitsemo ngaho wenda umwaku ndamfashe da niba nta n'ikintu banakoze umwe ari ya distance ubwo ni umwaku koko reka turebe ko ari umwaku reka tumutege undi muntu umwe turebe ko undi muhungu bazahura sibyo cyangwa se tujire sentore turebe bakoranye indirimbo niyo uri muri video reka turebe ya ndirimbo niyanga iyo ndirimbo nuyireba ugasanga nayo yarahiye kuko mbi kuko imaze kurebwa ubu njye nayirebye imaze kurebwa n'abantu 100 niyo ndi kubona nanjye ariko ndabona ntareba ariko da so umwaku uriya mukobwa nta mwaka atera ahubwo uriya mukobwa yabuze umuntu umwitaho ngo umwaka umushiremo niba ari n'umwaka niba ari n'ibiki uriya mukobwa njyewe reka nkwereke njyewe namubwira ngo ahubwo azaze duhure ashobora kuba ahubwo anatera ishabamani abantu bakaba batabizi kuko ahubwo njyewe uriya mubebi tunahura duhura nibwo nahise nsinya contract hehe hano muri BigTown haciyemo iminsi nakoreye kwa Yago bivamo turi muri guma mu rugo iriya guma mu rugo urabisiko birabora ariho byabereye turi muri no guma mu rugo ya nyuma baduhaye nibwo twarahuye iguma mu rugo itararangira meta sinya muri BigTown ese urumva umwana atera umwaka nta mwaka atera ahubwo hari n'amakansirida muhura nabo urumva ugasanga hari agakansirida nari mfite kari gatuye hano epfo muri nuze muri mu Njamina za Gikondo agakansirida kangiye nahuraga nako umusirika nabaga nzi ko uwo munsi ndibuze kuba ameze neza kateraga amahirwe mani bya danje nese ko hari abantu bavuga ngo hari nk'umukobwa ushobora kuba warongora kamurongora mukararana ijoro ryose mani ibyo bajyaga babitubwira kera ngo basegura igiceri mu cyangwa ukabasegura inoti ya 500 ngo cya mu gitondo ukayijugunya mu nzira ngo uyitoye ngo wa mwaku ngakaba ari ujyana shamana yakoze uburofa abantu twagiraga mani ibintu abantu bizereramo mani ni ibintu bya fake mani nta mwaku baho habaho ikintu nyine Imana yateganyije kuzahura nacyo kandi nta hantu ugomba kugikwepera uko byagenda kose ubuse nk'uramujamejo wiyahuye nawe ni umwaka se yagize sibyo Imana yateganyije ko azajya hararuguru akiyahura napfe none se ubwo nta kintu wamwigiyeho cyangwa n'abandi bantu benshi hari igihe umuntu ashobora kuba wakabera abandi bantu isomo none se kugira ngo abantu bari bafite gahunda zo kwiyahura ntibagiye gutangira kubitinya azajya atinya kwiyahura ntapfe wowe ni impfu zo kwiyahura zibe ziragabanutse nese ntabwo byumva muri ikintu cyose Imana kibaho kugira ngo kitwigishe urumva nkaho ubwawe hari akantu kagusigayemo kuba yiyahuye ubwabyo ntapfe uwo ni uwa kabiri hari undi noneho Nyabugogo nawe wiyahuye ahubwo bazajya bavunika amaguru ntibagire ikintu baba niyo wamanuka gutyo ubanje umutwe utari bupfe nyine ntago wapfa ariko umuntu uri bupfe Mana ashobora no gutsitara gatoya agahita apfa ako kanya so buri muntu wese aba afite ibintu agomba kuzahura nabyo mu buzima kandi byanga bikunda nta kintu kiba kigomba guhinduka nta na kimwe cyahinduka nta nasobo kamaro icyo kibazo nari nkubajije wigeze ugura indaya njyewe sinabuzwa n'iki kuzigura ko n'ubu nzigura kuri za tinda singura indaya ukoresha tinda se nta nubwo yizi hakuze uko munsetsa none se bano bakobwa tubona ukabona hano muhurira za riders muhurira hano muri z'umuno bari kwa bajire nahe urumva bano bakobwa abanyamujyi bona batambuka kwa rubangura abenshi ntibari kuri tinda okay baretse gato kamaro wenda icyo kibazo ndacyo kubaza maze kukubaza iki ngiki uragisubiza wemera ko hari umukobwa ufatwa ku ngufu Yesu uyu musore nta mukobwa ufatwa ku ngufu uko umukobwa kiriko yatatse cyane wenda aho yaba yafashwe ku ngufu urumva yatabarwa kandi nta nubwo ntekereza ko hari umuntu waba ugitekereza gufata umukobwa ku ngufu ahubwo ashobora kumurongora ari nkanda 18 babyumvikanyeho urumva wenda amategeko akaba ariyo amuhana cyangwa se wenda imiryango ikabigiramo uruhare bakagira gute bagatsemba bati umuntu yahoteye umwana wacu wenda yitwaje ibinibi yamweretse urumva ashaka kumushukisha amafaranga cyangwa se imyenda cyangwa ibindi ariko ntago aba yamufashe ku ngufu nawe ugiye ukoze iperereza neza wasanga atamufashe ku ngufu kubera iki
umukobwa ubwe ni ukuvuga ngo ahubwo umukobwa we ni ugufata ku ngufu aza kugusura yambaye imyenda iri buze kugukurura ku buryo wowe ubwawe mind yawe iri buze kugenda urumva ukibagirwa ko adafite n'imyaka y'ubukure ukaba wamurongora njye niko ntekereza ko ariko bigenda urumva kuko none se tuvuga umukobwa niba yaje yiyambariye agakanzu kameze nk'amazi koroshye nk'amazi akajya yicara ahinduranya amaguru gutya nka Joshua w'umukomediyo yaguze inkweto agira gutya urumva tujye tuvugisha ukuri urumva mu kanya akicara ngo urumva akajya yihagurukishwa ajya kwicara akamanuka gutya ngo ubwo mukobwa ntabwo buri kumureba ibintu bari gukora ni Joshua umukanya mu mutwe wabita bihinduka urumva hepfiriya naho hakaba harazamutse man barinde kutugerageza none ubwo abasore nihe nama noneho wabagira nabagira inama yo kugura indaya nta kindi bareke abana bandaye tini bareke abana bakiri bato bagura indaya zitanga amahoro bro erega indaya mavuga ntago ari izingizi ntago ari zo kuri kaburimbo ziba zihagaze mu giporoso n'ahandi hose oya zira ntago ari indaya zira ni mayibobo urumva ndi kuvuga indaya nyine izingizi zo kuri social media kuri tinda hari abakobwa b'indaya urumva baba barashyizeho n'ibiciro kandi beza b'abasirimu baba bafite umusatsi mwiza bambaye neza bafite amafoto meza bazi kwifotoza b'abasirimu nyine bajyanye n'igihe bazi kuvuga icyongereza n'igifaransa n'igiswahili n'ikigande n'iringara urumva niga kujya kuziranda etini wagiye kuri tinda ukishakiraho icyana washaka ukanakorana online love urumva ukajya uvugana n'umunyamerika ukamwereka igikondo ukuntu hameze nawe akakwereka ku mazi none se ko kugura indaya zahehe se ko numva kuri tindo tinda se ikibazo uri umuturage abajya indaya nyarwanda se kandi aribo buzuyeho abanyarwanda agasanga ari muri mile imwe urumva ni mu kilometero kimwe ngiye ngusharinga unyereke iyo tinda urayifite none uri kubera kwereke tinda singiye abantu batazi tinda nkamwe koko fungura wireless yawe ubungu buracyamagara utwana tw'uduturanyi n'izi tinda wowe na tinda zarakemuye ibintu singiye tinda se fungura wireless wowe fungura wireless nyesha kubona network mfite hano hari wireless irahari yifungure unyereke iyo tinda turebe ko mbonaho n'ibiciro kandi ari ibintu bigaragara ubwiye make nangahe murumvikana ziba zashyizeho ibiciro urumva murumvikana ukayihamagara ugasanga wenda hari nk'indaya iri Rwamagana urumva ikaza ikakureba urumva hano i Kigali ukayishyura n'amafaranga n'amatransport n'ibiki igahita ikugeraho urumva ikaza mugakora ibyo mukora ikitahira ni umwuga mani biyemeje abakobwa bose bamaze kumenya ko bazakizwa na sex yabo benshi ntabwo benshi bashaka gukora none abatipe rero niba mwakoze namwe ntabwo dukeneye ko mufunga imageragere sibyo niba twakoze niba namaze kubika kofi yanjye ni ngombwa ngo njye kwirira imageragere se ndajya kuri tinda nyine aho byoroshye utindure ngene ntindire yo nk'abanga nase kwitari kuza se nizo wifi reka bagushyiremo password bagushyiremo password nkwereke kuri tinda ibintu biri kuba ibazo ugiye kuri tinda ugasanga wa mushiki wawe wasanga no mu bari dose ngaba abana bari kunyandikira bo kuri tinda ntureba message bari kumbaza ngo uratanga ngahe sureba umwana nkubise nimero wo kuri tinda oya singuyu se sureba reba namwandikiye ngo iki yitwa Aisha reba namwandikiye ngo iki waramwandikiye NYC to know you how are you doing I am okay thank you forgive me oh yes send your number WhatsApp sese inkubita se ubu turi kuvugana mukanya ndabitamo uraho ngaho umva password babanze bayigushyiriyemo igimuhe yayishiremo turebe urutonde none dore n'ikindi cyana cyanyandikiye cyo kuri tinda cyo cyitwa ngo iki Faida sha none ho arahiye koko abangaba ubwo ngo uyu umwambura guteze kandi akwishyuza mbere ataje oya ntago yabura kuza muravugana urumva ukabanza ukamwa nyine ukamukubita akantu gakeya ko kumwereka yuko nyine umuhaye nyine umwankuraje sibyo nk'umuntu wawe utanga avance oya none se urumva abagomba niba tuvuge wenda niba ari Rwamagana cyangwa se wenda niba ari ku Gisenyi mbona abakobwa benshi baba bari ku Gisenyi sinzi bakoresha tinda hari n'abavana bakagira ubavu bari kuvugana n'abatipe bahuriye kuri tinda agahita mutegera hariya ku mazi ukabona mu kanya barabonanye nyasura ibintu byaroroshye mani
urajya gufunguza iki wa muniga we waguze indaya zo kuri online ko zuzuye ikofi yawe ukayirya neza ziruzuye men Tinda ni umuti wa danger man none wari umbibi nandikiye kuri Tinda ngiye kureba nsanga ngo ari mu kilometero kimwe urumva man twita tunavugana ebana yari online kabisa turavugana ashize akanya arambwa ati nta kibazo ariko niba uri free nakugwaho ugatinda ngiye kubona mbona umukobwa ngezeho naramubwiye ngewe namukubise namba y'igipangu y'urupanga ahantu mbara kwirebero ngiye kubona mbona umukobwa arahageze na taxi voiture ndavuga ni karabaye niba vuye none se ndabona nishira modoka nagubitswe harabo muhurira hano warababonye warabaverifyinze bo kuri Tinda benshi ndahura nabo no mu nzira nkabamenya kabisa ugasanga bari kwibaransa mu mujyi kandi ari bo mpora nabo buri munsi arabo kuri Tinda arata mwigura man mwebwe ntago muzi iterambere ahantu rigeze urumva mwebwe ni mukoreshe Tinda mureka kujya imageragere abo bantu babatera umwaku urumva ngo bayaje yagusura iwawe ngo abasiga ibiheri ngo agira gute urumva ngo hama contracting ngo yabise abanire ngo ibiki ibyo bintu ni mubivemo mukora akazi kanyu hanyuma ufatemo makeya ugende ujye online shopping shopping kuzazana nuzi zaje bazana muri bwabo moto butwara ibiryo bakajya babashiramo hariya bazishiramo nawe uzabashiramo mu shopping online ibintu bigende neza man yes ni Kamaro twari turi kumwe reka mushimire kandi yakoze cyane kwitabira ikiganiro cya BigTown nizera ko n'ubuzima bwe buraza kumera neza sinazite zakira fresh sinazite ziraza gukira tu ndimo ndihata amatangawize ndihata amatangawize nkore no du sport urumva nubwo izabukuru nazo zituma umuntu adakora sport neza ariko nta kundi imyaka si ikintu ndahanyanyaza ndebe yes rero mwakoze kubana nanjye Imana ibaho umugisha ariko ngewe n'ukuri ko Imana nago mbifuriza kujya kuri Tinda pe oya ngewe ntago nakwifuriza kujya imageragera ahubwo nanjye ndakwifuriza kujya kuri Tinda okay ntago bifuriza kujya kuri Tinda wapi ubwo urabifuriza kujya imageragere hoya ndabifuriza ahubwo bifate kwifata byanze bajye kwikonesha ndabasaba ngo mugure kondomu nyinshi urumva hanyuma mujye kuri Tinda ubundi bindi byose muzasanga ari fresh kabisa yes mwakoze Imana ibaho umugisha ndabashimira nshimira tekinike yose mfasha kugira ngo ibiganiro bya BigTown bibagereho 5 kuri 5 Kamaro warakoze ndabizi uri mu bantu bagiye bamfasha kugira ngo mbe mbashije kuba ngera hanago wagenda nabikubwiye asansana igihe cyose naguhamagaye waranyitabye ndabashimira cyane mwese n'abantu mubimfashamo umunsi ku munsi bagigimba babona baba bandika ati emi wow ariko Gigi nshaka kumenya nimba ari umukobwa najye kuri Instagram yanjye ngiye sinzaje kuri Tinda hanyandiki ubwo yakumvishe ushaka no gusanga muturanye man duturanye naguze mu baby waneshaga umutwe man akajya nyandikira buri munsi nkamusubiza ndatereta karahava kandi tugahura buri munsi simbimenye man ibipangu byari byegeranye nabaga ku gisozi wakuze utamuzi yego man noneho reka nzahamagare phone urumva nyihamagaye mbona isone none nabubonaga yashyize gushyiraho ifoto yacitswe rimwe ya profile mba ndayibonye mpuye n'umukobwa usa nawe bita nibuka ya foto mba ndamuhamagaye phone nyihamagaye hitizamo rwa ruririmbo sasa rumwe rwa danger mba ndamufashe ubwo wasanga n'uwo Gigi nawe muturanye atuye hano ntago mbizi wasanga ari n'umurundi kandi nshimira abantu bose badukurikirana Imana ibaho umugisha Kamaro ndasoreza kuri wowe sinongera kuvuga gira ikintu ubwira abantu bawe n'abakunzi bawe n'abafana ba Kamaro muri rusange ufite n'indirimbo warabivuze nawe tugende tutayivuze ubundi dusoze sinongera no kuvuga murakoze ndabashuje mwese nanabasezera kubera ko n'ubundi muri abantu bacu ibyiza muraza kubikurikirana mu kanya kuri BigTown hanyuma icyo nababwira mukomeze mu following Instagram yanjye ni Kamaro akadomo cyangwa se Kamaro espace ukahita wandikarwa ukankurikirana hanyuma mfite Instagram hari abantu bagiye bagira bafungura Instagram zanjye ariko iyanjye iyo official nyine ifiteho 44,000 urumva na 400 urumva izindi zo ku ruhande ntago ari zanjye hanyuma ikindi nabasaba nuko ngiye gukora video premiere ngiye gupremiering indirimbo yanjye ejo muzamfashe kwisharinga ndetse no kwisangiza abanyarwanda kuko ni indirimbo nziza ntekereza ko izaba ryohera kandi ni indirimbo ya mbere navuga ko natayeho umwanya ndetse nyishyiraho n'ubushobozi bwanjye bwose murakoze Imana ibahe umugisha mukomeze mukurikirane BigTown man n'amasenezite mwana nta n'isoni koko nzaririmba nakize man